akamwe ati kandi kwibeshya ugahura n'umuhungu n'amabara ariko none nanjye ngumva nshaka kumenya ayo mabara ahubwo abarimo ayo mabara ubundi bite reka da nzajya ku rimwe oya ntabyo natekerezaga ariko numvaga umuntu uzabimbwira nzajya kureba ari uwo musore nyine bakubuza akabyeyi rwose yego nyine kubera ko bakomezaga bambwira ngo kwibeshya ngo ukinjira mu nzu y'umuhungu noneho ngo uri wenyine ngo nta mukobwa mu wundi mwajyanye uzagumeyo uzagumeyo nubona utagumyeyo uzashaka ahandi hantu utaha ugira amatsiko nawe noneho nkahora nibaza ariko se gute vuga wakomeza bambwira ngo uzagumeyo bagahora bambwira avuga ntuzabimbwira ahubwo nzagenda ndebe wumva ni byiza ahubwo bamutanze mwumva nkwiye kumenya impamvu bahora bavuga uko ubwo rero rimwe iyo ngo yarambwira ati njye kumasura uvi inkuru yanjye. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango. Utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese udutega amatwi. Vanessa ko afite urukundo rwinshi tutaza gushyikirana. Reko nekure umugabo wiwe niko abagore ko ngo mugira urukundo urukundo rwinshi nibyo ko nta n'ufata turarugera gusa batabyerekana byose byose detaye no kure gufata rwose niko Vane umeze ute? Meze neza. Warahiriwe? Narahiriwe. Cyakoze biragaragara biragaragara. Ubwo se urabizi kuri mwiza uri sympathique uri kubyumva ariko ntabwo ndi kubyumva neza. Ufite igikundiro? Ni ukuri pe, ufite igikundiro. Cyakora hari abantu bajya babimbwira abantu dukorana. Ufite igikundiro? Barabimbwira. Yego, ni ukuri icyo cyo rwose ndi kukibona cyinshi cyane. Ubu se Jean Bosco ari kubona ko gifite? Arabizi? Urabizi? Yego, Vane. Karame. Bimeze bite? Meze neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Urakomeye? Ndakomeye. Vane. Uyu mugabo wahise mufata gute? Mufata neza. Singufata neza. Mufata neza. Mukunda mu bigaragara. Turakundana. Murakundana? Ndamukundana bakankunda. Yaberetse gato kukubaza ku ruhande rwa ntabwo uri kubaza ibyo. Nawe ndaza kumubaza niba mukunda. Uramukunda? Ndamukunda cyane. Uzi ko ushobora kutamukunda ahubwo mise byumva. Kubera iki? Uramukunda sha. Ndamukunda kuko ari nyine namubonye nari mutoya ariko namubonye numva mukeneye. Nyine umugabo nyine mwiza utazajya nkubita. Ikintu cya mbere na mbere nashakaga umugabo utazajya nkubita kuko nakuze mbona mu rugo wa Rwanda. Wamenye gute ko atagukubita? Oya, ahubwo njye nagiye ndi kugerageza. Nyine tumenyana. Yego. Tumenyana byari aho ngaho numva atari ibintu bizaba ibyanyabyo narindi na mutoya numva ari ibintu bitazaba ibyanyabyo. Nyuma rero
ko iminsi igenda isa byabaye ibya nyabyo noye nguyu ni Bosco nta wundi byabaye ibya nyabyo birangira noneho mbonye ko nyine ariwe nari nkeneye. Okay, mwamenyanye gute rero? Twamenyanye njye nari nje mu mujyi wa Kigali gukora akazi ko mu rugo. Yego. Ariko ubwo nari nje ko mbona suri mabuja ahubwo. Nanjye naje kuba mabuja, uzi ko nyanyura ku bantu bakambwira ngo mabuja tugutware. Kuri ndo ni mabuja. Nyanyura ku bamotari bagahagarara kuvuga mabuja turagenda. Nanjye ngakomeza. Naguparitse ikimodoka hariya. Ni mabuja nanjye nabaye mabuja reka da. Sinishobora yabo bahereye nanjye bankoresha. Nayibere mabuja. Nahere nanjye bankoresha. Nanjye nawe bitabira nuko biba byatinze kuza. Nuko rwose. Tumenyana ari ahantu nari nje gukora akazi ko mu rugo. Ye guhaha ku muhanda nari maze nk'icyumweru ngeze mu mujyi wa Kigali. Abatipe bo mu mujyi wa Kigali rero sinzi ikintu kibabwira ko aba bantu ari bashya. Yego. Sinzi kibabwira ngo uyu muntu ni mushya mu mwataki. Barakureba rwose batingwe. Aramamagara aho nari nciye nyine ngiye kugura amata arambwira. Wagombaga ninde? Nsanzimana Jean Bosco uyunguye. Nyine we yaramaze igihe muri Kigali. Yego. Rero arakureba tuyibonye mushashya to. Yego ntagarangirika. Nari mamaze nk'icyumweru. Yeah. Arambwira ati nari mvuye kuzana amata ariko ngomba no guca kujyana kuri kano nkajyana amazi. Arambwira ati shanda gutwaza ayo mazi. Yego. Turagenda ntwaje. Tugeze mu rugo mabuja aramubona. Ariko abantu twe duturanye bacuruzaga nyine imbuto n'imboga bari bamuzi. Yeah. Bakimbona baramubwiye ati babwira mabuja ngo ese ngura muhungu waje twaje umukobwa wa mazi uramuzi? Yeah. Ababwiye ati nawe nzi abarambajije. Ndamubwira ni umuntu twahuye ariko ni inshuti iraho. Yeah. Yewe numvaga yego iraho nyine. Yeah. Urumva mwe muhuye rimwe birumvika. Ari duhuye rimwe kuba nwaje amazi se nundi yagutwaza. Yego. Ndamubwira ati ni inshuti iraho. Mawe ati hoya. Ukabimbwira neza kazaza nkamura. Amubonye avuga ati yeye uriya muntu mukuru kuriya. Ubwo se wona gari mukuru? Yari mukuru icyo gihe nuko ngubu yabaye yasubiye akaba umujene. Icyo gihe yagaragaraga nk'ari mukuru. Yeah. Mabuja avuga ati uriya muntu ngana kuriya. Ati oya ntibishoboka. Nyine ariko nanjye nyine nkumva ni ibintu biraho birarangirira. Turangije ko nasubira kuvoma yakoraga akazi ko koza moto aho ngaho twavomaga akanwaza birangira urukundo rutangiye kuzamo. Noneho hari ukuntu nyine ahantu nakuriye bajyaga bambwira ngo ntuzibeshye ukajya gusura umuhungu ukajya kumusura iwabo. Oya wavugaga sinzagaruke. No. Bakambwira ngo kwibeshya ugasura umuhungu iwabo nta wundi mukobwa mwajyanye tayari uzagume. Nyine mu cyaro ho ntabwo bavugaga ngo geto nizi Kigali. Nuzabona winjiye mu nzu y'umuhungu nyine uzagume. Akambwira ati kandi kwibeshya ugahura n'umuhungu ni amabara. Ariko none nanjye nkumva nshaka kumenya ayo mabara ahubwo abarimo mabara ubundi biti. Reka da. Nzajya ku rimwe. Oya ntabyo natekerezaga ariko numvaga umuntu uzabimbwira nzajya kureba. Ari uwo musore nyine bakubuza. Akabyeyi rwose. Yego. Nyine kubera ko bakomezaga bambwira ngo kwibeshya ngo ukinjira mu nzu y'umuhungu noneho ngo uri wenyine ngo nta mukobwa mu wundi mwajyanye. Uzagumeyo. Uzagumeyo. Nubona utagumyeyo uzashaka ahandi hantu utaha. Ugira amatsiko nawe. Noneho nkahora nibaza ariko se gute vuga wakomeza bambwira ngo uzagumeyo. Bagahora bambwira avuga ntuzabimbwira ahubwo nzagenda ndebe. Wumva ni byiza ahubwo bamutanze. Nkumva nkwiye kumenya impamvu bahora bavuga uko. Yego. Ubwo rero rimwe iyo ngo yarambwira ati njye kumusura. Ariko Bosco. Atari kundi wazaje kunsura. Namubwira ntibyo nabyo. Tiburetse sha zaza. Namubwira ni weho yabanaga nabashiki be nyine yabanaga n'abantu biwa. Ndamubwira ni weho umunsi bazaba badahari. Uzambwire nze ngusure. Oya.
umunsi bashiki bawe bazaba badahari umunsi bene wanyu bazaba bagiye mu kazi zambwire nze ngusure bazi uvugiye amubwiriye ariko ntiwari woroshye kandi barambwiraga ngo kujyayo ngo bisaba kujyayo n'umuntu yibaza kubera iki ubwo umuntu ajyana n'umuntu kubera ko umuntu atagenda wenyine njyayo rero buri musaruro wabyo nawo ntubura uko wijyana muri geto n'umusaruro uba rugeretse njyayo ako mbona nyine si bibi nyine biraho si bibi wumva baguteye ubwoko bw'ubusa ntabwo biraho nyine apu none ubukurikiyeho nkajyana namuhamagara nze ngusure wowe ukamwihamagara buteye kabiri rero n'inda ruba rurageretse yego ariko njye sinabimenya nari ngifitemo n'ubutesi n'ubwana byose n'ubu urabona abantu baba bibera kwa ba nyirabuja muryama ibi bintu by'ibibazo biba bifitwe na ba nyokobuja yebwe rwose ntibabagore indigera nko mu meza ariko nkumva sinshaka gukora iyo mirimo yaho nyine nabyukaga kare nkora ntangira no kujya mbyuka akava muri niba ture nkiryamye muri saa 2 rimwe araza arambwira ati ariko uzi ko nta soni ugira uracyaryamye umugabo yagiye ku kazi nyir'urugo nanjye navuye gusenga no gushaka imari we uracyaryamye uri nkande gute ugambiriye iki ati ndumva ndwaye urumva urwaye tugende kwa muganga turagiye twikoresheje ku kavuro karata ariko buri afite n'inda ntanabizi iyo ubwo yarigeze nko mu meza tugeze mu rugo turashwana na mabuja akayambwira ati ukambwira waguteye iyo nda ariko bakabuye baramuziraga ku buryo no kugira ngo bamuce mu rugo nyine baramufunze baravuga ati ahubwo bagufunge bagushyiremo utazajya uza kuturumbishiriza umwana nkareba nkabona nimba abwira ngo niwe baramusubizamo mu bure baramusubizamo mu bure ndavuga ni hoya ni umuntu wo mu cyaro yeti sawa niyo ari umuntu wo mu cyaro rero uramusanga ndababwira ati nta kibazo bamaze kwegira hirya mamagaro nambwira ariko buriya byanakomeye rero uzunyanure niba bikunda unkura ahangaha kirekare kuko hari ibintu bibiri ari ukuntegera bakansubiza mu cyaro cyangwa nkagusanga cyangwa yakwerekana uwo muntu wanteye inda arangije arambwira ati uretse gato mbitekerezeho ubwo nawe aba muri famiye nyine ngewe rero ko nageragaho nkabona araryama sinari nzi ko nta n'ikintu ahagira nari nzi ko nyine niba ari urugo rubamo abantu ubwo nawe ni uwaho n'ibintu n'ibyabo byose aragiye yikojeje kwa mukuru we kuri mukuru we aho yari ari mu kazi amubwira ati tuzi n'ikindi ati sheri bamwirukanye ahubwo ndamubwira ze tubane mukuru amubwira ati ariko ubu umuzane noneho bose nta n'umwe batekereje ngo turamujyana muri iyi geto tubamo niyo tumujyanamo arangije avuye araza arampamagara arambwira ati weho nimugoroba ube waza tubane ubwo mbwira mabuja yewe nimugoroba ndagenda urajya hese ndashaka urashaka hese ndajya kubana na runaka se gute murajya kubana niwe waguteye inda yoya ntabwo ariwe ariko ndajyayo gute aramuhamagara araza amubwira ugiye kubana na Vanessa tugiye kubana mugiye kubana n'indi itari yawe ati ndabizi ko atari yanjye ariko nawe yarijijishaga nyine kugira ngo abone arenze urwo munsi abone batamujyanye ati ubizi ko n'indi ufite atari yawe ati ndabizi ati noneho ntacyo niba wemera kumujyana uko umujyana ariko ku mugoroba buriya nakubise mabuje igikapu cy'imyenda aramerekeza tujyayo tugeze agurikiza mu modoka se oya erigitsi n'amaguru arigitsi amerekeje erigitsi turagenda ntabwo ari eri Rwanda ni erigitsi turagenda yikoreye igikapu cya Kigali ndayihaze kinini nagiraga imyenda myinshi ndakimukora yavuga ni niyikoreje mabuje imyenda mabuje abanye nanjye yanwaje turagenda agiye kugushyingira nagiye kunshyingira kijoro noneho tugezeyo dusanga tipe yigiriye ku irondo yakoraga irondo hari mukuru we n'abandi bavandimwe ariko yababwiye ngo ndaza babankubise akamatera ndiryamira ntungore mu gitondo mbona tipe araje
zise wewe kubwira ngo nze tubane ukarara ugiye bite ngo hoye umuntu agomba gushaka ubuzima tuba dutangiye ukorega dutangiye urugo noneho ubwo sinkamenye ko ibintu biraho byose ari matera bararaho ni ya mukuru we yego ari ubwo abandi bavandimwe be nabo bafite matera aho cyakora bo bari bamaye akamatera barakama nyine ngo tujye tukararaho igikoresho nkumva nyine niba mbona amasafuriya n'amasahani aho ibyo birabaye urugo rurahari ubundi ikibazo kiri he turabanye haciyemo nk'iminsi nk'ingahe nk'itanu ndatangira nakora ku gikoresho ati buri icyo gikoresho rero kisi cy'umugabo wawe icyo gikoresho ni icy'abandi abanyifashije hasi ntahinga rero namubwirana ariko buriya rero byakomeye ubwo wa undi wari wadutije akamatera nawe yaje kukatwaka mukuru we aravuga ati noneho rero ubwo bayibatse oya ntabwo atubwiye ngo dushake ibyacu arabibonaga ko baza nawe yarabonaga imikino turimo tutazi iyo ariyo amakipe yagiye gukina hari imwe itaziranye n'iyindi abaduhaye matera ye atubwira ati ngewe n'ubundi mpora ngenda njya ku kazi mwe mufate matera njye murara turahabaye haciyemo nka kabiri bamwe batari ko buriya rero uyu mukobwa ntagomba no kuguma hano yego abavandimwe bese ntagomba no kuguma hano kandi ugenda nayo rero izi kwiyamamaza niko yagendaga yegera imbere bavuga ati ntitumushaka bati se gute mutamushaka noneho yageraga mukuru we witonda n'ubu ngubu ndamushimira yaramubwira ko ningira ukomera rwose nzagenda nkamushimira witonda akavuga ati ariko mwebwe muriruka n'umugore w'abandi gute ati hoya musaza wacu n'abakobwa bose yateretaga ntabwo yabana n'umukozi wo mu rugo ngo bikunde reka da ahubwo byanga byakunda agomba kuva ahangaha rimwe rero ari ku mugoroba uyu yagiye mu irondo yagiye ku irondo dusigaye mu rugo n'abavandimwe be haza umuntu w'inshuti y'abavandimwe avuga ati muze njye kubagurira turagiye mu kugaruka nsanga bashyizeho urugi bafunze inzu se bafunze inzu bamaze gukubitaho urugi ndakomanga wa mukuru we mu kujya gufungura nyine habamo amakimbirane mu kujya gufungura bandi ati hoya bandi nitumushaka bandi iki babaye rwasere navuga ni rero hano wabona bananshose n'umugeri nyiherera umwuka kanivira bangiye gushaka yaho yari yagiye mu irondo ukugenda mura n'abanyerondo baramfata bansubiza mu rugo tugeze mu rugo biba ngombwa ko twese uko twagiye muri iyo midurubangano twese batujyana yego tuba turagiye baratuzengurukana icyo gihe hari kuri noheri abandi bari kurya noheri neza natwe turi gukatakata imihanda yego turagenda duhura n'abasirikare baradufata byari byarenze na saa sita z'ijoro baradufata baratubwira se muri kujyayo muravayo mukajya yego ubwo nyine buri wese yivuga ibigukwe ntaje bavuga ati ariko rero ntago mwakagombye kuba mu bantu ko nguko noneho bo bavugaga ngo nyine ngo bamwe bagomba kuba bari ukwabo ntibamenye ko abo bantu bakubwira ngo babe bari ukwabo nta n'isahani bagira nta n'ikiyiko bagira ibintu byose biri aho ni ugupfundikanya aratubwira ati abavandimwe nibagende umugore n'umugabo nabo babane ubwo abavandimwe nyine biba ngombwa ko bagenda turabana hasigaye twebwe n'abandi b'abatipe nyine badafite icyo batwaye bari aho ariko nyuma mbona nabyo ntibihagije kuko nyine witwa ngo uje wese aturutse mu cyaro yazagaho kandi natwe turi kuyishaka tutaribona birangira rero muri icyo gihe dushakashatse turimuka tujya mu nzu icyumba na saro numva none abaye umugore kabaye nkabamagara ntiwaca muzaze mu nsure narashatse ubu ngubu mbi Kigali icyumba na saro mugikodesha bigakora ahubwo agashya kabayemo nuko icyo cyumba na saro nacyo cyaje kutunanira noneho birangira ya geto nayo itunaniye ubwo nyine twayigiyemo mbona ni ibintu byiza ibyo umukozi wo mu rugo se byaje
gucika ntibakomeza kuvuga bati ego ko ubu ngubu turi inshuti uze ego ko bana yanjye babaramukazi bawe ni inshuti magara umwe nyine muri abo umwe wo nguwo nyine wavuga ati umusaza wanjye ntiyabana n'umukozi wo mu rugo niwe turi inshuti ubu ngubu cyane kurenza abandi bose kuko we nyine nk'aho duhorana yego turahorana tuba turi kumwe ndanamukunda ndabizoza rero iki kiganiro havuyemo uwo musaza we mukuru we niwe nkunda cyane nawe rwose yaba atarebye neza musaza we mukuru we ndamukunda cyane mwana ubyumve ko mfite rimukunda uravuga mbe mukuru w'uyu wundi umwana mwiza ndamukunda n'ubu ngubu nyine yari ahantu tuba turi kumwe yaje nyine yababaye n'igihe mureba ngahita nibuka ukuntu yamaye matera yiwe timuyirare we yubakira urugo rwawe mbese ndamukunda abyumve ubwo rero n'uwo muramukazi wanjye kuri ubu ngubu sinabura ikintu agifite ndamuhamagara nawe ntiyakibura ngifite arampamagara abana biwe niba bitari kugenda arampamagara nanjye uwanjye ahubwo wagira ngo baramubwiye ngo ajye abayo mu gitondo kare saa moya aba yageze iwabo mbese ubona ubundi ni uko nguko imiryango ikwiye kubana ku bantu nyine batuzi muri iyi foroma bibaza ukuntu abaramukazi bakundana kuri urwo rwego byarabayobeye kandi byatangiye ari umuriro ubwo si ubwo kwari ukwangana ugira ngo mwatangiye ari umuriro wari umuriro mugakozanya birumvikana tugakozanyaho tukajya no hanze nyine atari ugukozanyaho byo mu nzu wenda ngo njye nawe turi kuvuga byanze kuvamo ntituri guhuza ahubwo umwe akaba ahagaze hariya hanze n'undi ahagaze hano mu muryango akakubwira ati ntuyinjiramo nawe aravuga ati ndayinjiramo ntiwabana na musaza wawe bwa mbere akubwira ko utarongorwa na musaza we kuko uri umukozi mu rugo byakubabaje gute ko uyu munsi icyo gihe numvaga nta bintu by'ibibazo byinshi nzi ahubwo mwumva igihari ni uko nyine ngiye mfite umugabo nyine mwumva ibindi byose sinzi ibyo ari byo icyiza gihari ubushuti bwanyu bwaje bute ubushuti bwacu bwaje rero yaje kujya mu cyaro agaruka tumeze nk'aho duturanye neza tugasurana njye rero ndi umuntu niba ikintu kibaye nyine ubwo kirabaye kiranarangiye kirangiriye aho ngaho ahubwo ninjye hari natangiye mwikurura birangira rero tubaye inshuti noneho ahantu nabonye akazi nawe nihakora dukorera mu cyumba kimwe mukorera mu cyumba kimwe yego njye aho mba ndi gukorera nawe tuba turi kumwe ubwo ibibazo by'umwe ari kubibwira undi n'ibibazo by'undi ari kubibwira uyu ubwo nyine noneho ko kugenda mwegerana ukomeza ubona niwe muri kumwe buri kanya niwe muri kubisikanaho mu muryango wose abandi bari mu ntara wenda uwo nguwo niwe uhari mushiduka mwabaye abavandimwe dushiduka twabaye ubwose ubwo ni abavandimwe birenze icyo ngicyo ndatekereza ariko birenze icyo kuko nyine ashobora kubyuka mu gitondo akampamagara akambwira ati ntuteke igikoma ohereza hope aze hano yego aza nyweraho aza nywera iwabo yego rwose mwabona nyine byaje kugenda neza urugo rwawe se na Bosco rwaje kubakika yego rwaje kubakika twarabyaye twabyaye abana babiri umwe arapfa uwa mbere nyine yarapfuye yakoze agisidara arapfa afite igihe kingana iki yari afite imyaka 2 arashya arapfa yego rwose pole ariko nyuma twaje kubyara undi dufite agakobwa keza gakuru agakobwa keza gakuru nyine gafite imyaka 10 keza murakujije bigeze yego ko turakujije dufite agakobwa kijyana kazi ko kagomba kujya ku ishuri kakigarura keza nyine gakuru mbese mba numva nta kimana nyishinja ukuntu nabaga ntekereza nkatekereza urugo mvuga ni mahano sandinde umugabo uhora aguruka nk'ukuntu papa mbona agurukana mama yego
Imana mbona yarabimaye yarabiguhaye niyo mpamvu natangiye nkubaza nti Bosco kuva mumaranye imyaka irenga 10 iragera muri 14 muri 14 umufata gute ubwenge we je kuntu umufata wose ko nyine igihe cyose yatarataha mba ndi kumva nshaka ko ataha oya yadahari we ntabwo njya muhamagara mubaza sinjya muhamagara ahubwo ngiye mba ndi maso nkarindira kwaza nkafungura akinjira mu nzu ngiye akeshi nyine njya gukora amasaha yegeye hejuru ya nijoro yamara kuza nkabona nkajya mu kazi okay nagaki nuduki ajya gukorera ukavuga uti uyu niyo mugabo wanjye ikintu ajya nkorera nkumva niwe mugabo wanjye yagiye nko gushaka ikiraka akakibona aramamagara akambwira ati sheri uyu munsi nabonye amafaranga ntugire ikibazo nkajya kubona nabona atashye nkabona aranguriye akantu azaniye n'umwana nkumva ubuzima n'ubwo ubundi se ibindi se ubundi ni ibiki nkumva ubuzima n'ubwo nkumva mbese nyine nkahita nkururamo kijya gihe nyine hari igihe byigeze byamera nabi muri icyo gihe duserera nabo ngabo nkajya numva nanakigendera noneho ngafata nk'ivarisi nyine ariko numva ari ibyanyabyo atari imikino ngafata varisi ngapakiramo imyenda yaba ari aho ngaho yakoreraga akabona muciyeho n'ivarisi ku mutwe yego ati se biti tugiye buriya rero byananjabutse ndigendeye noneho akajya ngo ni nk'imikino yaba agiye nko gutereka indobo hasi y'amazi yarari kogesha iyo modoka cyangwa moto nkaba nakarenze nyine mvuye hano ngeze nko hirya iriya akaza nyirukaho akaza nyirukaho akanyaka ya varisi akayigarura mu rugo hari igihe noneho yigeze yaza nageze muri gare namaze no gukatisha mfite tike yego arambwira rwose nkuko wemeye ukaza nubwo wari utazi ngo hari icyo mfite cyangwa ntacyo mfite ukaza ngo tubane n'ubundi ngeroze tujyana akubita ivarisi ku mutwe arangiye mu gihe inyuma turongera dusubira mu rugo usubira muri wa muriro yakubise ivarisi ku mutwe nanjye ndamukurikira avuga se ubundi hagiye ubwo ndi kujyayo noneho wavuga ariko umugabo atabaga yakwanze wajyagayo reka naricaraga nkareba izo rwaserera nkavuga mu kazi ko mu rugo nta muntu wanukaga njyewe iyo wabaga untutse nyine nabaga ndurataha ubwo wantukagura nampemba ngo ntahe nkavuga ntise ubundi kugira ngo umuntu anserereze uku nguku njyemba ahantu ku buryo umuntu mwamutumvikana na gake kuki ntagenda nkakubita varisi ku mutwe nari narakaguze icyo gihe nkishaka ubuzima bwari ukuntu bwagenze neza udukoresho turatugura na varisi nkagakubita ku mutwe nkagenda hakijyana nyine cyagishashi cya ntawasi nkakubita akavarisi ku mutwe rimwe araza no muri gare ati umva ntabwo burya ntabwo ariko buriya uri bundengana ahangaha wumvaga atari urukundo rurenze we kuri we ngewe numvaga urukundo ndufite ariko nkareba nanone izo stress n'ibyo bibazo numvaga ngo simbishoboye nagira ngo ngende nakamwe mbabarira uragenda hari benshi bagira imana ati niba ugiye cyaho akakugenda byarashobokaga muri icyo gihe umushimira ngo umubwire uti no kuri bo warakoze ngiye hari ibintu bibiri njya mushimira n'ubu nyine njya mubwira kuba yaranyanuye icyo gihe yanteye ntatume bansubiza mu cyaro akwanuye ariko yaranyanuye yego wowe ko bari bagiye kuntegera bakansubiza mu cyaro noneho nkajya kubibwira papa na mama noneho tugira viyo karishye sinzi n'ukuntu iyo nkuru ubundi nawe no kuyimubwira kubw'amahirwe mbona aranyanuye kuba yaranyanuye icyo ni ikintu kimwe mushimira ntafite nta nubwo naho naringiye naho ntazi ngo hari he kuko naho ntihari ariko icyo ngicyo ndakimushima buri gihe mpora nkimubwira ikindi uko kuntu najyaga nivumbura ngo ndagiye akambwira mbabarira urajya he mbabarira ntugende abantu bamaze kumva ngo nagize umugore mu cyaro bene wacu ntugenda barahita babona yuko ibintu byose bikunze kandi bitakagombye gukunda mbabarira wewe ugaruke mu rugo tubana ibintu byose bizagenda neza yego Bosco rero reka tumuganirize nawe ujye dufata ariko nuko ariko uyu mudamu Vanessa arishimye koko
akunda bifatira umugabo ati ntuzacika sha nicyo wishatse kuvuga. Bosco uraho neza bimeze bite? Meze neza. Ubwo ntabwo ari Vanessa gukwira iryo ryinyo Vugisha ukuri ntabwo ariwe. Aya niwe Ntabwo ari n'ibigango afite. ntabwo ari wiri narikutse kera ngiye nkiri mutoya ariko nararinze igihe cyo kongera kumera irindi. Oya Ni kera nigaga primaire. Shako nize ngo ni Vanessa we. Ntabwo Nize kutubeshya we. ntabwo yabitinyuka. Ntabwo abitinyuka. Bitese Ni sawa ni sawa. umeze gute? Meze neza. Ufite umugore ukunditse? Urabizi se? Ndabizi. Ndabizi babana bimbwira n'abandi. Ariko ufite umugore ukunditse sha. Babikubwira ngo iki rero? Rambwira ati ko tubona ufite umugore mwiza byatari. Tuburiya ntago ajya guca inyuma. Agatereka reka. Kwazi ko guca inyuma se kazamo. Kwa nyine abantu nyine tuba bakabikubwira. Yego. Ntabwo ati ntabwo yaca inyuma kuko nanjye simuca inyuma. Waswa n'iki Bosco? Ubuzwa n'iki? Oya niko bimeze. Iyo wagiye mu kazi bura nta bantu baba muri gukora. Ese ubwo nyine waba wagiye mu kazi ukajya muri ibyo ngibyo. Waba ugiye guhiga ukajya guhiga ibintu bibiri ugenda uhiga kimwe ntabwo uhiga bibiri. Ntawamenya. Nuko rero uyu mugore ati Bosco yarankunze anyereka urukundo rudasa. Niki cyatumye ukunda cyane Vanessa gutya? Ebana Vanessa ngewe naramukunze ko ngewe Vanessa twahuye narakundanye n'abakobwa benshi pe. Warakundanye n'abakobwa benshi? Gusa nakundanye n'abakobwa benshi ariko ntago nakundaga kuvuga ngo wenda turakundanye ngo turaryamana gutya na gutya. Nanjye urumva nari nkiri mutoya. Yego. Ariko nkimubona bitewe naho n'imyaka nari ngezemo bitafunga umwuka ndavuga ati uyu nguyu ufunga umwuka ariko ndavuga ati uyu nguyu ntabwo azancika uyu nguyu tugomba kubana. Yego. Niki cyatumye uvuga uti mu bakobwa bose nakunze uyu nagomba kuza kunsura muri ghetto nkabwira abantu bose akagenda akaba ari usigara? Ngewe uyu nguyu rero aza kunsura kwanza ubwo nyine yamenye aho nari ndi gukorera nkuko yabikubwiye niba wabyumvise. Ubwo tumenyana uko tumenyana ku muhanda nanjye nibera ku muhanda mpiga ndi umuhigi uraho ndi umunamba. Ubwo tumaze kumenyana gutyo biba ngombwa yuko numva ko ashaka ko azaza kunsura aho nabaga nyine kwa Garamfurere tubana na sister. Yego. Aza kunsura ariko numva ndamwishimiye cyane. Biba ngombwa ko ngiye binandenze biba ngombwa yuko na mama agomba kubimenya na data. Nawe arambwira ati nanjye ndumva nshaka ko mama na papa babimenya. Yego. Mpita numva umutima wanjye uhuye n'uwe. Mpita mvuga ati nta wundi mukobwa ngiye nzashaka uyu nguyu niyo ngiye gushaka. Uwo ni Vanessa. Yego. Ubwo muri byinshi yakubwiye uko yabaye kwa nyirabuja bakanamfungisha n'iki tunari kumwe twite n'inda yanjye nyine bashaka mbega kubatandukanye kudutandukanye ariko biranga by'ubusa. Uravuga uti ni wowe yego. Ndavuga byose byatumye umukunda. Niki cyatumaga umukunda? Ikintu cyatumye umukunda cyane rimwe nigeze kuba nafashe udufaranga mu gasosiyete narindi. Yego. Ndatumubikiza. Uratumubikira? Ndatumubikiza ngewe. Uratumubitsa? Ngewe naramuhaye ngo yambikire. Amafaranga aragenda arayabikanye mu bazashize nk'amezi 2. Mbona yanshubije mutavuga ati wowe tugomba kubana. Abandi byagendaga biteze? Abandi ntawe nigeze mbitsa amafaranga ariko arayabaga ariko abona barambije gukuramo. N'uwo dukundanye gutyo najya kumugurira afata akambwira atari ko burangiye n'inywera na byeri. Nkabona nyine barandya menshi tu. Avuga ati rero nkosoma menshi uyu nguyu ntago mwashinga urugo ngo urugo ruzima. Ubwo ubuzima bukomeza gutyo turabana turabyara usibye ko umwana wa mbere atabayeho arigendera. Mara kwigendera ubwo natwe turatuza nyuma yaho tubyara undi ari wo ngo dufite ageze mu wa 4 ubu ngo primaire. Yego. Ubuzima bukomeza gutyo nyine uyu abona akazi nyine ahantu kajya yikorera. Kandi ubwo ukomeza kuba umunamba? Nakomeje kubaho umunamba ariko aho twakoreraga birahinduka
wabuze se ko bamwibye bari bagiye no kubaka n'amazu biba ngombwa ko abantu bamwe bahava bagatandukana mbega ikinamba kirasenyuka kirasenyuka ntabwo cyari ikinamba cyemewe ari ahantu ho kwiyeranja nyine ho kugira ngo umuntu imbaburize kwaka tu rwose icyo gihe nyine nabonaga afite n'amafaranga nabonaga akura amafaranga duke yabonaga ari mirenge nabonaga ari menshi nkabona ayo mafaranga azadutunga nibyo rwose urukundo cyane ubuze nimubaye nimufite urugo rwiza nuko rero Bosco urugo rwawe na Vanessa rwakomeje gute cyagiye noneho bavandimwe bawe bavugaga uyu munsi ni inshuti magara z'umugore wawe ariko bati ntabwo Bosco ugomba gushaka umukozi wo mu rugo ibyo bintu izo ntambara rero abo bose baje kugeraho baratuza ariko nanjye naje kwicara kuko ngiye ngira garafurere ni nanjye mukurikira mu nda kwa papa na mama agira umutima mwiza agira umutima ukunda nta muntu n'umwe ujya asubiza inyuma nk'abantu nk'abapete babaga bavuye mu cyaro babaga ngombwa yuko baruhukira iwe ako tukaba turi kumwe na mushiki wanjye n'abo bandi baje ariko nkabona ntago zatuma bakomeza kubana n'uyu nguyu nyine nkabona biragayitse ubwo sinzanatoraguye uduhumbi nka 30 ndavuga ati turebe iriya nzu y'uriya muntu ko twayibamo turagenda turayireba uwo mukecuru anemera tunamwishyura n'ukwezi kumwe 20,000 tuyibamo tuyibyariramo n'uwo mwana dufite ho nyuma yaho tutarajya kure bwa mbere imvururu zivuka hagati ya mushiki wawe n'uyu wabyitwaye mote yaraje akajya yisaza ngo ajye mu mugore ntabwo akujya yajyana y'abajyana umugore wanyu umuntu wamusaba buriya njyewe nabonaga nyine bisa n'umuntu uri bufunge ariko nkavuga se niba uyu nguyu ari wakoze ikosa se wenda mukubita mushiki wanjye se yakoze ikosa wenda mukubita nawe yahise avuga ngo ubwo umuntu wagiye kutugurira ngo buriya niwe munyamakosa reka Bosco mbwira wagiye kuri mushiki wawe wagiye ku ruhande rw'umugore wawe njyewe nagiyemo hagati bose ndababwira ati mwese nimutuze muri abana mu nyumve mwe ni mwishwana muri gushwana umupfiki ubwo njyewe wa mugani uwabajyanye rero nafashemo umuntu w'umunyamafuti kuko urumva we ni n'umuntu yari na mukuru kuri twebwe cyane yari umuntu uzi umujyi kabisa ku buryo nta hantu wamubeshya mu mujyi wa Kigali ubona ko asa naho yabaraje amajoro biba na ngombwa yuko ahubwo n'abasirikare wa mugani babaranuka none se icyo nshaka kumenya ntabwo uri kucyumva ndi kukubaza ntabwo akiri kuvuga ndi kukubaza kubona umugore wawe wikundira mushiki wawe nawe uramukunda cyane sibyo ugize gutya ukabona ntibari kumvikana byakuryaga umutima cyangwa oya byaryaga umutima ahubwo binarenze gute rero iyo byaryaga umutima birenze kuko naribazaga nkavuga ati se uriya mushiki wanjye ko mbona abangamiye umugore wanjye ibi bintu ndabikora gute ndabigenza gute njye nahitaga ngisha inama garafurere garafurere akambwira ati bose reka baze bicare hano turabukunda iki kibazo tubaganirize tukabaganiriza mushiki wanjye agapfa gutuza n'uyu nguyu agatuzamo ubwo umwe akabyuka ajya mu kazi we ataratangira no gukora bakaba batavugana ariko nyine wabona ko bari abantu bari kuguruka ubwo mushiki wanjye yari afite akazi agahita ajya mu kazi uyu agasigara biraho bikomeza gutyo ku bw'amahirwe nyine mbona biratuje bagezeho batangira kujya bumvikana nta kibazo batangiye kumvikana rero wishimye gute ubwo batangiye kumvikana yewe ubwo nabwiye garafurere ati urabona ko bari abashiki bacu n'uriya mugore wanjye urabona ko bahuje ati ino tugende twicare hariya mugurire akantu ugende umva nishimye ubwo garafurere yikongeraga byeri uragenda uramugurira ndamugurira ubwo nanjye niteguraga kujya mu kazi nyine bwariho bunira niko kanya nanjye nari muboneye ubwo maze kumugurira arambwira ati ubwo nta kibazo abana bo bihorere nanjye ndagenda mbabwire birakomeza nyine mbona babaye inshuti ahubwo na babandi bari babazi ko batari babonaga baguruka bagiye kubona ahubwo babona nibo nshuti noneho zimwe zirenze
ngayo nguko. Uyu mugore mu muryango mukunda gute? Mfite data bukunkunda. Ufite data so bukunda. Baramukunda bya hatari. Yaraza ageza kudusura akaza akaba ari ngiye tuba turi kumwe. Aramukunda pe cyane cyane. Ubona yuko ankunda. No muri icyo gihe yarankundaga kandi. Yego rwose. Yarankundaga akabimbwira kanambwira ati wewe uzambera umukazana wa nyawe. Yego. Ntuzacike intege. Ariko inkuru njya numva. Ugasanga umugabo n'umugore barumvikana, ariko umugore ntabwo akumvikana n'abaramukazi be, sibyo? Ibyo bikunda kubaho. Niba ari amashyari, niba ari iki, birashoboka ko ari amashyari, birashoboka. Cyangwa se ari uko batakunze uwo mugore mu muryango wabo. Mbwira nkawe ko mbona uri umunyabwenge, ayo wabigenje gute kugira ngo wigarure imitima y'umuryango kwa Bosco? Abazi ko abantu benshi bakunda kumbwira ngo nzi ubwenge nubwo ntabizi neza niba ari ibyanyabyo cyangwa ari ukujijisha. Nge rero ikintu cya mbere nakoze, utabuzi se wari kumfasha agiye kasha ayo ngo yese kwa Imana yagihereye ngo Bosco uko byagenda kose icyo akora kose, uko byagenda kose n'uwanjye ni Imana yampaye bakicara amufite amufashe atanagira nuko yigira agashaka kugera kwegeza intoki hirya cyangwa se agashaka kujya kuko burya abagore mwebwe murarambukirwa, burya kugira umugabo uzapfe kuvuga ngo agiye gufata umugore guca bigoye. Ariko umugore wasige rero umugore ahita wasige. Yego rero ikintu cya mbere nakoze narabanje nyine nitekerezaho ndatuza, maze gutuza mbona ko ikintu watanze aricyo nawe ugomba gusubizwa. Yego. Ikintu uhaye umuntu nicyo agomba kugusubiza. Niba umuntu akweretse ko azamutse nawe ukazamuka, byanga byakunda muraguruka. Ariko umuntu nakwereka ko azamutse ugaceceka cyangwa ukabanza ukabitekerezaho, byanga byakunda hari ukuntu weho uraba umeze nkaho hari icyo ugaragaje. Ikintu cya mbere rero nakoze, nta muntu n'umwe nigeze nereka yuko ngewe ntamwishimiye. Niyo twabaga twagiranye ikibazo nayigeraga uwo mukuru we, uwo mukuru we cyane cyane nyine, mbese nyine cyane yari umujyanama ukomeye. Yego. Kuko we niyo byabaga byanze habayemo ikibazo yarazaga akambwira ati umbabarire kubw'ibi runaka yakoze, umbabarire. Yarazi guca bugufi. Noneho nkagenda mwigiraho ese kuki aza kunsaba imbabazi kandi atari we wakoze ikosa. Kuvuga ni byanga byakunda impamvu abikora nanjye ngomba kuzayiga. Ubwo rero habayemo ko ngiye ngomba guca bugufi. Buriya nta muntu n'umwe niyo yaba atari ukuvuga ngo nabo ngabo, nta muntu n'umwe njya nereka yuko byakomeye byacitse urabyoroshya ndabyoroshya ubundi nkikomereza ubuzima. Nagera hirya wenda akabigeno ngiye nkabitekerezaho, ariko nkavuga none nta mpamvu niba ndi kwitahira mvuye mu kazi gute nagenda ntekereza nk'umuntu twakoranye uyu munsi ntitwakoranye neza, byarangiye. Ubwo nyine nkabyoroshya. Nabo ngaba rero naje kubyoroshya uko ndatangira nkamuhamagara, nkajyayo yaba yaruhutse, we yagiraga akazi ngewe ntako mfite, nkajyayo yaruhutse tugasurana, mbyaye akaza kumfasha umwana tukaganira. Nkabona ko hari harabayemo wenda kutamenya akantu ko kumva ngo umuntu niba ari umukozi wo mu rugo ntiyavamo umugore muzima. Biriya bintu ntabwo ari ibyo. Abagore mu rugo bavamo abagore bazima, baba barabonye na byinshi kuriya kuntu bagenda banyura mu ngo nyinshi, bakuramo byinshi nyine nabo bakagira ibyo bamenya, ugasanga ahubwo banarushobora gusumbya mwe mwagumye mu rugo. Ubwo rero ubu ngubu ikintu cyabayeho rwose pe, muramukazi wanjye dusigaye dukundana ku buryo ni ikintu icyo ari cyo cyose cyaba, ndakeka yuko atabura kubivuga yuko ankunda. ndabizi neza ko nawe yabivuga yuko ankunda. Yigeze abikubwira se ko gukunda?
ntabwo bimbwiye ariko ukuntu tubanyeho twembi birahagije. Noneho abantu bo mu kazi rero ni urugero cyangwa se nk'iwabo baramamagara akambwira ati ko twabonye runaka atameze neza yabaye iki. Yego. Ngashaka kubabwira none se mwamubajije cyangwa bica kuri wowe niba babonye muvugana. Noneho umukecuru wacu akambwira ngo ndabizi neza uvugana na runaka. None ako kantu kandi ndabizi neza. Umukecuru wanyu ni mama wa Bosco. Ndabizi neza uvugana na runaka. Yego. Gutya na gutya ni ukuri. Amubwira nti ni ukuri cyangwa se ukuri cyane ko ibyinshi tuba tubiziranyeho. Yego. Ako nyine ndamukunda nawe. Wabivuze inshuro nyinshi. Muramukazi wanjye ntuzabona iki kiganiro tutitaye ku byo twanyuranyemo byose kuko twashwanye. Nanjye sinari noroye nyine nanjye nahagurukaga. Wari imbabura? Nanjye ndabizi neza ko ntari noroshye. Niba umwe yarabagaza hariya n'undi hariya nanjye nuko nari ntoroshye. Ntuzabona iki kiganiro kumwe na musaza wawe mukuru muzabimenye ko mbakunda. Kandi ndabizi neza ko muzakibona. Yego. Nuko rero uyu munsi mukora iki? Mbona rwose umeze nk'umuntu. Si uko nameze neza. Naje gushira inzara. Baravuga uti ndarya rwose. Ndarya ahantu dukora baduhereza ibiryo. Uriya musaza nawe kamushimira aho yarakirira abantu inzara. Ahantu dukorera rero ngiye nkora muri hoteli, nkora muri salade. Ukora amasalade? Salade ko zitabyibushye se wabyibushye? Haba harimo n'imirire, haba harimo indi mirire isanzwe. Ngiye rero kubera ukuntu twigeze twasonzaho kenshi yaba navuga ngo ibyo nabibonye mbibabaye. Uri umva urabirya kabisa. Na nyine pe birakubereye urasa neza. Okay, hari ukuntu bajya baca intege abagabo ati ko umugore wawe yabyibushye na ntabwo byakubwira bajya kubwira ngo kuba umugore wawe ameze angana kuriya barabivuga. Okay, reka tujye kuri wowe turi kuganira. Ntabwo nyine hari umuntu dukorana twegeranye nyine duhorana aho ngaho muri salade n'imbuto. Arambwira ati mana wereka kunywa ji. Reka kunywa ji nuko kuntu ngana. Nkaho gano uzabaze. Tuba muri ibuzi inzira biba byaraciyemo. Akambwira ati nyamara umubyibuho uzakwica warekeye aho kujya urya. Amubwira nibaza ariko naretse kurya. Bosco sarakera mu namba. Asigaye akora ibiraka by'ibiyede abari gushakisha mubaze. By'ibiyede? Oya. Ariko njye no kumusura ahantu bakorera ikiyede abantu bamukoresha bakayavuga ngo shaka ngo ufite umugore mwiza. Oya. Ngo none hari igihe navuye kuri moto bamubwira ngo uriya mugore ntabwo yaba ari uwawe. Ibaze. Nyine ahantu yari ari gukorera yaramwiye njye kumusuhuza. Yego. Ndagenda mageze mva kuri moto ndagenda ndamusuhuza ndamuhobera. Arangije baramusigarana nyine ngiye baramwe ngo ningende nsuhuza abandi bantu. Baramusigarana azigamwe ngo uriya mugore ntiyaba ngahubwo uca inyuma abagabo b'abandi. ngo vugisha ukuri ukuntu muziranye ngo kuko ntiyaba ari uwawe. Noneho abantu nsanzemo maho mindani batangira kunyataka b'abayede bagenzi baravuga ngo none se ngura umugore ngo murabana se ngo mubana mu rugo. Nkamubwira nese kubera ko imukomeza mubaza ngo tubana mu rugo. Nkagira ngo tubane he? Nta muntu wemera ko ari umugabo wawe. Ntabwo baba bari kubyemera. Noneho ayo nagiye ahantu akorera cyane cyane. Noneho nawe ariko yaje ku kazi. Aje nko kundeba ngo dutahane. Abantu nyine basohotse imbere yanjye bakamubona cyangwa nyine tugahita dukubitana n'abantu bavuga ati sha nagaro wawe ntabwo yaba ari we mugabo wawe. Nese wumva ko ufite umugabo umeze gute? Ntabwo mbibabazaho ariko ntabwo baba bari kwemera ko ari we mugabo wawe. Siko ntabwo ikubabaza? Njye nyine ibintu byose niba ubivuze ubwo nyine birarangiye. Nyine urabimbwiye ndanabyumvije ariko ubwo nyine biranarangiye. Yego. Ariko nyine hari abajya banserereza ngo mfite umugabo ngo ukora ibiyede nkumva nyine hajemo nk'akantu k'akabazo ukuntu. Kakora nkavuga niba ari umuyede yamaze ko yanyanuye cya gihe. Ugoze. Ibaze ko mbere bamubuzaga. Mbere baramubuzaga ngo ntarongore umukozi wo mu rugo. Batangiye kubutereka reka ntabwo yaba umugabo wawe. Reka. Ibyo niko numva bihabanye. Ubu ngubu aho nagereye muri icyo kiryo cyo kwa muzehe. Nanjye ko asigaye bambwira ati uriya ntiyaba ari we mugabo wawe. Ahubwo
bigenda gute ngo ufite umugabo umeze kuriya ukora ibiraka nka kuriya nawe winjira muri hoteli bihurira he? bihura gute? Yewe reka tugane ku musozo. Inama wagira abagore cyane cyane inama yo kubaka urugo ariko ukibuka n'umuryango washatsemo, inama yawe wagira ni iyihe? Cyambere na mbere inama nabagira, ariko ndabanza mpere ku bantu banga abantu babazaniye mu muryango. Niba ari umugore bazanye mukamwanga, niba ari umugabo hari igihe nashoboraga no kumujyana n'iwacerega nabo bakamwanga, nabyo byari gushoboka. Yego, abantu nyine imiryango ibona babyizanye mu ndi muntu bikaba ngombwa ko babigiraho ikibazo. Bari abantu rwose bareke kubitekereza kuriya pe, biriya bintu ni bibi, biraciriritse ni n'ibya kera. Ubundi gute utakubaha amahitamo y'umuntu? Suko niba we yarebye umukozi wo mu rugo akumva aramukunze, gute umubuza kumutunga? Kandi muri uko kumubuza kumutunga nta kintu na kimwe uzamufasha. Inama rero nabagira ntibakajye babuza abantu umuntu ubonye bakuzaniye, cyane ko ubutari bumutunge byo mwakira. Inama rero nagira abagore n'abagabo ku bantu njya ndeba ibiganiro byinshi nyine nkabona ingo nyinshi zitameze neza. Urwanjye ntirurimo ururwo ntirurimo nyine kugeza ubu mugani wa kakantu ntacyo ari icyapfa. Ariko inama nabagira bagiye bubahana kandi mumenye gukemura ibibazo byanyu muri mu rugo. So ko nyine natwe tutajya tubigira, natwe hari igihe tujya tukagira nyine ntituguruke ngo tuvugane cyane kuko wakunda guceceka. Ngiye rero nkakomeza mvuga akanyihorera akanyihorera nyine bibaye ngombwa ko mvuga akanyihorera. Subwo iyo uvuze ukabona ari cicikiye ahubwo uri kumva umujinya uri kuza ugakomeza kumwendereza. Niba ubwiye nk'umuntu ati iki kintu cyagenze nabi ntabwo cyari kugenda, ukabona umuntu aracecetse akakwihorera, noneho nk'ubwo yakoraga irondo apu agahita yambaye kwitiramo inifomu akigendera. Ni nk'aho akakubwira ati sigara ubyivugana, kandi ugasigara uvuga koko, ugasigara nyine ukurura uzunguza umutima. Si ubundi harya narindi mubi ubundi nta kibazo nari mfite ndi muzimara. Ubwo rero inama nagira abantu kujya bamenya gukemurira ibibazo byabo mindani. Ubu nta muntu duturanye wakumva yakubwiye ngo kwa runaka yaba yabibwiwe n'iki. Ibyanyu ni ibyacu. Yego. Noneho inama nagira abagore n'abagabo nyine menya ngo uwo mugabo ni uwawe, mubyigeho mwegerane mubikemure. Yego. Niba nibyanga guhura muhamagara uwo mukecuru cyangwa uwo musaza. Byanga byakunda weho nawe mubuze igisubizo. Ntabwo n'ababyeyi banyu ntabwo barakibaburira. Yego. Mukabanyoraho mukababwira ati tubigenze gute. Yewe niyo nama numva nabahereza kugira ngo muhite muguruka hanze n'icyo gihe kuntu twashwanaga n'abo bavandimwe ndakeka harimo no kutamenya. Ntabwo ubundi byagombaga kugenda kuriya, twagombaga kuba twaricaye imbere hose tukabikemura. Ariko hakuna bya bindi byo kutamenya n'ubwana n'iki, twaragurukaga tukabishyira hanze. Bibaho rwose. Bakabishyira hanze ugasanga abantu wenda mumaze gusubira mu nzu musubiye mumeze nk'aho mwiyunze, bakabo abantu noneho baje kubunga babasigayeho. Nimwe noneho mubaye inkuru. Kibaza haryo ubundi ubwo narindi mubiki. Kandi ngo kuvana reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Wumva nk'umuntu uri kutwumva muri kano kanya, hari umukire uri kutwumva wabakunze, wakunze Bosco, wakunze umuryango wanyu. Akabanza akazi Bosco ave mu kiyede cyangwa igishoro ntawamenye kimwe muri ibyo yaba igishoro cyangwa n'ibikenewe sha wamwageze, yaba igishoro cyangwa kakaba akazi. Erega iyo yagiye nko gushakikira kuko ngo kakagaruka akamamaga aterega byanze nyine banumva harimo akantu, ntabwo biryoshye, banumva bitabaye neza, banumva bibaye nabi. Ariko abayibonye nk'igishoro cyangwa se akazi nyine ngamenya ngo ntabwo yagiye gushaka, ntari bumamagare ngo yakabonye cyangwa yakabuze, ahubwo yagiye mu kazi. Mba numva byaba ari byiza. Mvuga nimero telefone yawe nawe aravuga iki? 0788 74 29 828.
ni Vanessa Nyiraharerimana. Akarakoze. Bosco. Yes. Mbwira twari tubwiye Vanessa ngo agira inama abagore uburyo bakubaka by'umweko bakagira imiryango myiza idatandukanya iyo ari ihari. Wowe niye nama agira umugabo uri kutwumva muri kano kanya kugira ngo yubake urugo rwe neza? Nanjye buri inama nagira nk'umugabo buri kunyumvisa cyangwa se wenda n'umumama, inama agiye namugira no gucisha bugufi, wenda niba ugeze iwawe cyangwa se utaranahagera, niba wenda hagiye nko kwiga nk'uwo murimo ukawubona nk'utwo dufaranga, aho kugira ngo uhite udukatana wenda utujyane wenda mu kabari, wenda banza woherezeho dukeya mu kabari wenda mu rugo, wenda no mu kabari utujyaneyo. Muri make njye ndumva ari nk'iyo nama nagira nk'umugabo. Banza nyine wite ku rugo rwawe. Banza wite ku rugo, ibindi bize. Hari umudamu twaganiriye kare arambwira ati ikintu cyatumye ntandukana n'umugabo ntiyankubitaga ntiyacaga n'inyuma, ariko yanywaga inzoga. Kunywa inzoga kwe nta kibazo cye gihari, ikibazo ni uko yanywaga inzoga akamara amafaranga yose, urugo rukaba uko rubaho rugasenyuka. Icyo kintu wakivugaho iki? Urumva abantu ntago batekereza kimwe. Nkanjye ku bwanjye ngiye ukuntu nteye, nawe yakubwira yakubwiza ukuri kandi nanjye ndakubwiza ukuri. Ngiye mvuye mu kazi niba n'urugero nakabonye nkabona icyo cyede cya 5, ngiye mpita musunikira 3,500, icya 5 nanjye ngahita ngihita naranga kubitamo agaturubuto yari ngahita nigira mu rugo nkiryamira. Nuko biba bimeze, ariko ntago wakorera 5 ngo ugende ubirye wenyine kandi uzi ko mu rugo hari umwana n'umugore bari bukenere nabo kurya, kandi nawe uzi kuri bukenere kurya ugeze mu rugo. Nicyo kibazo. Urumva ugomba kwitaho n'umuryango. Ubwo umugabo uri kutwumva yumvise rwose. Biguha amahoro gute? Yewe rwose bimpa amahoro iyo nabikoze gutyo. Ndaryama rwose ngasinzira bukacya nkongera nkajya gushakisha, byakunda bigakunda cyane, byakunda bigakunda, byakanga bikanga, ariko bavuga ati niba nasize wenda n'urugero 5 uyu munsi cyozi cyo ntago turi barye ngo tuyamare. Ejo ni nkabura wenda tuzaryaho kuri yaya ndasigaye. Nuko ngiye niko bima amahoro. Vuga niba telefone yawe ntawamenya. Nimero ya telefone yanjye ni 0722 8 7 13 6 Ariko abakobwa ntibaza guterete. Bumve ko ufite umutima mwiza. Ntago nereteka. Vanessa isagira ubwo. Ntago nereteka jewe. Ntago nereteka rwose. Ntago utereteka. Vanessa waguyemo. Byararangiye. Harimo abaza hano ugasanga utigiye buri umugabo wanjye bamutwaye. Bahise bamutwara. Ibyo byo twebwe. Cyangwa umugore wanjye ngo bamutwaye. Ibyo twe twarabikemuye. Okay. Ni byiza. Burya ngo mwarangije imyaka 10 ubundi abana kenshi babigoye. Muba yamaze kumenya undi cyane. Twasoje Imana iho mugisha ibarinda kandi ibagiye neza, mukomeze mu rwubake. Ni byiza kwicara ngaha turi kumwe n'abantu nyine babanye neza. Bana nyine baravuti Yesu umugabo wanjye yagize gutyo, umugore wanjye gutyo. Imana iho mugisha mukomeze mu rwubake kandi rurambe. Sawa. Namwe.